mupfa kureba ibyo mubonye yawe ya undi kuza kwanjye bundi niho bavugira tuwapfuye yarihuse atarebye agasobanuye ka kimomo yapfuye yarihuse byuze ko nari nsigaye mbibona 28 years old nari mfite imyaka 28 ubwo napfaga Futs Rabi film kubisa igipfutsi tinari mfite imyaka 28 ubwo napfaga go squat Rabi punch uppercut uppercut Big George Foreman iyi filime tugiye kureba ishingiye ku nkuru ya nyayo George Foreman I've started in the fifth ward. ubuzima bwanjye bwatangiriye ahantu habi cyane muri Houston. Streets in all of Texas. Niyo mihanda yari ikomeye cyane muri Texas. Manuka mwana duri gikweto umwana yari yambaye. Nta kintu na kimwe mu buzima cyiza cyoroshye. It was a fight. Buri munsi yari imirwano yari imihangayiko mu buzima bwanjye. Umwana mutakiri muti mirimo yabaga ivunanye. Toraho bimukiye. Ngo ni ku mihanda ubuzima bwari bukomeye kurusha indi mihanda yo muri Amerika ni muri Texas. One day you're gonna move. Kana yaje n'udurima mu dufaranga bafite. Duceri mama yigumanire pe mama n'umukene. Mama w'umwana iyi filime ishingiye ku bintu byabayeho cy'umugabo wabaye icyamamare n'ubariho n'umukire yitwa George Foreman. Big George Foreman dore ngo yakira umwana n'inzu bimukiyemo nawe ndebera inzu mama no guseka va bidatinze bazaduha umuriro nta muriro bagiraga acanaga agatara ka peteroli kujya kurya ni ugufata baga imwe urebe filime Glory yafata ibyawe Mary fata ibyawe Roy nawe akira nawe George Foreman yarakira umwana baryaga ari bakantu baryaga buretse kurya cyubanza ushimira Imana kubw'ibiryo guhaye ibihe biryo wabonye ariko uraza ukarya ibintu bihenza amako kamadendo ntunashimira Imana hari abantu barya akantu kangana kuri bagashimira Imana dushimira Imana kubw'ifunguro iduhaye Heavenly Father Data uri mu ijuru thank you for this urakoze kubw'ibi biryo duhaye yo you know exactly what this family Mana ni wewe uzi icyo no famiye yacu ikeneye the Lord is my shepherd kandi kuko Imana ari weho mugenga wanje cyangwa se mushumba wanje ntago nzigera nifuza amen umvisha isengesho ry'umukene ariko ati Mana ntago ngiye kukubwira icyo nkeneye uzi icyo nkeneye kurusha uko nanakikubwira ubikore mu buryo bwawe I'm so hungry I can eat this ndashonje cyane ku buryo niyi meza numva nayirya uwo ni George Foreman ibaze kubura umubyeyi kumva mushiki waramwongera ibaze kubura umubyeyi barasangira duke bafite We saw the good in me. Maria mushiki wanjye iteka yambonaga ikiza muri nge naramukundaga cyane ibaza abana badafite umururumba mu bukene bwabo umwana bahakantu kangana kuriya akemeraga katagaha musaza we mu gihe ibyana byacu muri iyi minsi umukubiti inkoko yose ukabona n'utundara dushadashana no kubirya ngabimari umururumba bana banyusha burere ntabwo sinzi ibintu mu batoza pasi mujye mubicaza kuri filime za Rocky mbafashe gutanga uburere mwe muba muri mu kazi nta mwanya mubona mbarere iyi ni kireshi I'll be going to work all day tomorrow ejo nzakora umunsi wose uwo ni mama Glory to your new school in the morning mu gitondo urajyana na Glory kwishuri rishashya mushiki wawe sibyo get held back another year you won't ever catch back nuramukutse usibiye umwaka bizaba ari ugomba gufatirana amasomo you won't fight nsezeranya kutazongera kurwana ku ishuri uyu mwana amenyeragiraga amana ndagusezeranya mama na magambo umwana yasezereje mama we yaje ku ishuri dore ukuntu abandi bana bamureba imyenda yamucikiyeho American history n'abana bafite umubyeyi mwiza ariko w'umukene bibaho study him hard umwana yaje mu ishuri none gifite n'urutaye runini working your finger niba ukuna sawe ufite urutaye runini wagira ngo ni muri ariko nawe bangana n'abandi bana cyangwa se yaragiye anasibira cyangwa se yaragiye anakurwa mu ishuri ngo abanze ashaka amafaranga ya Minerva mwaramutse Everyone turn to page 16 mwese mushyire kuri page 16 mu gitabo cyanyu mu ishuri Who wants to read out loud? ninde ushaka kudusomera aramanika mwarimu harimo aramureba ukuntu umwana asa reba inkweto yambaye yacitseho ikibonde amuhera hasi amugeza hejuru mfite n'isoni zo kuba nitwa mwarimu wawe maze abona undi mwana wambaye neza agakweto gasa neza wo mu bakire
surebe ratowe dusomerewe ndabona minerivare zanaboneka bano bakene se minerivare bayikura ubone mwarimu nakubwiye ngo umukene nta muntu ukunda umuhungu w'umukene muri iyi si ngusibye mama we kajya numva gitavuga mba yarababajwe nande kubera ubukene afite disi menya baragiye bamwanga abafite agahinda n'amaganya nta mugore ukunda umugabo w'umukene ngusibye mama foreman urareba iki abafite inzara abandi bana babafunyitse ibyo kurya baciye za kefusi yo muri Amerika inahamenya nta nihaba nihagera nzababwira ubwo izaba yantamitse we wabuze n'agace k'umugati kweri warya none se wariye ari no gufuka nsigaje bamujugunyira igufwa hasi ngagiye kurya Nyagasani iri abandi bana bakiri bari kumena ibiryo bano bazi ko mugenzi wabashonje ngo naje kubitora birye mwabana mwere muri kureba iyi filime mugenzi wanyu n'abadafite ikintu nimukamuseke namwe n'ubuntu mwagiriwe mujye mugira gutya mu muhe nibwo mwitwa abantu bazima naho ubundi mwa muri ibyana by'ibigoryi wowe urabona umuntu ashonje ukamwima ibiryo simbahaye uburere mujye muha abana babakene ibiryo ikintu ubundi ubutagomba kwima umuntu ni ibiryo kuko nicyo kintu cya mbere umuntu aba akeneye ariko ubundi ku cyitwa ngo foreman ubundi waziswe powerman umva ariko uziyita umutinda wo kwita we banyita foreman ntabwo nitwa powerman George Powerman bagiye kwita Powerman aho kwitwa Foreman yitavuye bari kumwita umutindi mu kigo iki kuramenye mu kigo na vuga izina ryanjye wa kigo ryo nitwa ndi vuga izina ryanjye kubisa igipfunsi cyana biri kurya bimushugunyira ibiryo bimwita umukene ni imico mibi mwabana mwe mujye musangira n'abandi bana nibwo Imana buri ibishimira. And I couldn't stop myself from fighting. Nageragezaga kutarwana ariko igisubizo nabonaga kibazo nabaga mfite kenshi cyabaga ari ukurwana. Iyo umuntu yamenyeraga ni imirwano, umenyereye imirwano, inzara n'ubukene n'ubutindi nawe urabizi ukuntu byongera n'imishiha. Umuntu akaza kumenyera wisonze yakubwira ubusa. Uri kwihigira icyo kurya. Nk'ubu ndi gusobanura ntariye mfite ishaza. Nababwira ngo mugura bonema nkabona nti muri kugura neza. Mbabaye. Barakwereka umwana yaje gukura. Buriya ubukene bubaho umuntu akajya guseka ngo wabyaye abana utazashobora kurera ngo n'ubukene abana bagakura bakaba abantu b'abagabo bakaba bazima no kurusha abana bawe byitwa ngo n'abana bo mu bakire wahaye buri kimwe. Bibaho niho hano isi itangarije. Wa mwana w'umukene dore ngo yarakuze. Abana b'abakene rwose barakura. Ugasanga papa w'abana cyangwa mama w'abana ahembwa ibihumbi 40. Ukibaza yishyura inzate, yishyura minerivate abana bagaburira iki? Bagakura bakazavamo abagabo. Wohembwa miliyoni abana bawe nabo bagakura neza bakazavamo abantu bishwe n'ibiyobyabwenge bimbwa baraha imihanda. Niho handi isi itangarije. Bijya binantera n'ubwoba. Niyo mpamvu ukwiye kubaha abantu, gafasha abantu bose gake gake. Ubundi tukazipfira. Ako mukazipfira sori nge nago nzapfa. Hari uwo babonye dore umwana yarakuze ariko nta kazi gahari bari kumwe n'undi muraro w'imihanda. Hari uwo babonye wasinze. George Foreman yarakuze dore nguyu. N'ubuzima bwa George Foreman turi kureba ibintu turi kureba ni ibintu byanyabyo byabayeho by'umugabo wabayeho dore nguyu yitwa George Foreman. Maze kugera muri ya myaka 15 n'itandatu 7 yarasigaye yiba kubita abasinzi ku muhanda kabiba. Baza gusakana umuntu wasinze barebye abona n'umupolisi. Ni surprise na nisindishije ngo tumufate mwambobo mwe. Robe Polisi ari ukuntu bisindisha bakajya muri za quartier zibamo ibisambo ngo biniga abantu. Wajya kumuniga kayita gutamo. Polisi yarabatatse. Mwaca hirya n'undi aca inzira ye. Foreman baramukurikira. Yarakira umwana. Mu rugo ubukene ni bwose. Umwana bagaje ku muhanda kwibanga areba icyo yarya. Ngeze hano polisi yamukurikiye. Kandi polisi iragufunga nago yabwira ngo nabuze icyo kurya naringiye kwirwanaho. Inkunga y'ingoboka se tugenera abakene. Mwana za kwihisha hano. Rebe. Kura yimbwa. Bakura yimbwa. Imbwa irarehe ikamenya nkuciye. Uyarebye hano yihisha ahantu. Hari Force Boutique ariya namazira ntoki muri kubona kuri Force Boutique mu mushake. Abonye imbwa igiye kumureha afata amazira ntoki arayisiga. Afata amazira ntoki ayisige kugira ngo imbwa itamureha. Undebera ubuzima umuhungu yaciyemo.
uyu muntu turi kure ubuzima bwe n'uwanyaye wabayeho ntabwo ari bya bindi filime babeshya. Uwo munsi yisize amazira ntoki. Twigendere. Yisize amazira ntoki ngo batamufunga. Nawe undebere. Ntabwo yabyoroshye. Ubuzima abantu bacamo. Amaze gukura abaye umusore ariko amafaranga ni ntageze muri ya myaka 10 yaje yisize amazira ntoki. Abakobwa muri karitsiye uriya ntago namwemera, ntago namuha urukundo rwanje. Between 16 and 22. Job Corps will teach you this. Nimba waravuye mu ishuri ufite imyaka hagati ya 16 na 22 hari ibyitwa Job Corps aho tukwigisha ubumenyi bushobora kuzagufasha tugakubonera n'akazi. Iyo ni programme yo muri Amerika menya n'uyu munsi kibayo bya Job Corps aho ugenda nyine ukayiga imyuga n'iki bakaba bagufasha no kukurekomanda akazi ahantu n'ahandi kandi baba bakugaburira bakwitaho. Get free medical and dental. Uravuzwa amenyo yawe bakayitaho, imyenda yawe bakayimesa, bakaguburira uzajya uraraho ndetse bakaguha n'icyo kurya. Ndetse mu gihe uri kwiga baba nakwishyura. Ayo mahirwe ntagucike nimbura umujene. Umusore ajya muri Job Corps. Abyereka mama we, mama ngiye kujya muri Job Corps, bampugure banyigisha imyuga, babaguye mu dufaranga duke, bakumesera, bakugaburira. Uyu mwana wabona abakene mama we. So you can get a job. Mama hano uriga ukazabona n'akazi. Each month too. Ku kwezi bakagwa n'uduceri duke. Where will they send you? Bagiye kukohereza he? I don't know. Ntago mpazi. Urumva bafite ibigo byinshi. I guess. Mama banyoherezaho bashaka nta kibazo najye. Mama yabaga ari kogereza amasahani y'abakire dore nguyu. Mu karesitora kabanda korera. Umwana amaze kuba umujene 10. Look at me. Ndeba mwana wanjye. You got more inside than what you're showing. Mwana wanjye ufite byinshi muri weho imbere biruta ibyo werekana. Ndabizi mama. Atufite byinshi muri weho birenze ibyo babona. This Job Corps. Urashaka kujya muri Job Corps mwana wanjye? Yes. Yego mama. Then do it right. Genda none ubikore neza George, uzabikore neza. Back home because you're missing me. Ntuzagaruke mu rugo ngo nuko nkumbuye. Start. Ibyo ugiye gutangira byo kwiga uzazubirangisha pana bya bindi ngo ari nkumbuye ngo uje kunsura by'abana bo mu bakiri ubishinga buri weekend ngo bajya gusura iwabo cyangwa bakabasura. Iyo mikino uzayireke ntuzataye ngo uje kunsura nkumbuye. Genda ukora icyakujyanye uzazubirangisha. Niho kubwira ati nimba ari imyaka 3 nimba ari 10 uzazurangisha amasomo yawe ntacyo kumbura mina. Nzabikora mama. Nzabikora mama. Nakwereka. Musore bamwohereje California. We will take. We will give you. Tugiye kubigisha ubumenyi budasanzwe. Tuzabigisha kwiyubaha no kubaha abandi. We will show you a way forward. Tuzabereka inzira yahise. Come on, son. Nako mumbabare tuzabigisha inzira yahazaza uburyo muzayitwaramo twirengagije ahahise hanyu. We'll give you. Nicyo kintu babigishaga hano muri Job Corps. As well as for. We will. Ati tuzabereka inzira ibajyana imbere mu iterambere twirengagije ahahise hanyu. Welcome to the Job Corps. Bakaza neza muri Job Corps. Now bright future. Aho ugiye gutangira azazawe heza. Got a name, big guy? Ufite izina? Yeah. Yego. Name? Ufite izina? George Foreman. Banyita George Foreman. We're going to be in the South. Uyu mwana ni izina ryo mu bakene George Foreman. Ariko iryo zina George Foreman ni izina riri mu matekano n'uyu munsi umuntu wese akubwira ati iryo zina ndarizi. Nkuko izina kimomo nyine uburizi. Lights out at 10. No drinking, no smoke. Kunywa inzoga nta tabi, nta gutukana, nta by'abakobwa, nta kurwana. Niyo mategeko baba. 3 meals a day at the. Hano muratugaburira se tubagaburira ahubwo 3 ku munsi. Urumva ikibazo yinjiye abaza ariko ni umwana wakuranye inzarana n'uyu munsi kuva yavuka ntaga arahaga. Ibyo bintu bibaho umwana agakura akageza imyaka 20 atararya ngahage. Njye abo bantu ndabazi ariko ugasanga muri kumenya ibiryo sha. Uyu musore waravuga ati ngejeje imyaka akinjira mu kigo kintu yabajije cyambere ntiyabajije ngo murigisha mukora iki mutanga ibiryo ati tugabura inshuro 3 ku munsi abantu served by the one and only Mrs. Ibiryo kandi bitekwa n'umukwi kurenza yitwa Mrs. Moon yayisaseka ariko uzi ibiryo buriya mwe nago muza akamaro k'ibiryo nubona wari ukaryama ushima Imana ibindi bizaba biza sora cyumva ko hano hantu bagabure we afite ari ku rugomo we. It's just a bed, man. Banu buriri gusamani nafata n'ubundi kumbo nubigize intambara. George Foreman yabaga afite amahane yarivugiye ngo ibibazo byose mba numva nabikemuza amahane n'ibipfunsi. Urumva nyine ni wa mujinya umwana nganye gutya atararya ngahage. Ubundi bari abantu ubona mu biganiro ahantu hose bavugana umushiha batukana bagira uziko batararya ngo bahage kuva bavuga. None yabonye kandi ko maye mwandikiye ati ndagukunda George.
we wamujinga we kundeba ugifite amahane n'umushi kureba harimo agakweto gashya bamuguriye ka canvas DH ubundi niko bayita. Bana batangiye kubigisha imyuga basudira mbega bameze nka cya kigo cya Eric Teke bakwigisha gukanika utumashini uduki baramuseka. Ibintu byana byo mu ngagare babinseka byo biba bifiteho n'akantu k'akanosi yo kubera gukura mu rugo hari ibintu by'ibyuma electronique amaradi y'amateleviziyo bakina nabyo iwe n'ubwa mbere ababibonye. Wese ibyo biradi hano hari ikiri gucuranga ibiririmbo bya Bruce Melody ibyo biririmbo bukina ntabwo zindirimbo bita pressure arabizima ya jamari mikoroje. You always this pissed off. Simani tekora warakaye study gende gushaka kwiga ibyo biririmbo ntago bimfasha by'abantu bazimye ushyiramo pressure hi ko yavuze hano hari umuginga yifitiye n'inzoga ari kunywa uyu wazi cyamuzanye. Why you're here? Impamvu rano ndayizi imuhaye inzoga. I'm here because I've got Ndi hano kubera ko ngo mfite ubushobozi bwinshi muri nge narabasha kumenya ubwo ari bwo. Niko papa yambwiye. Yarambwiye ngo va mu rugo ugende uzagaruka ari uko wamenye icyo ushoboye gukora mu buzima. Hari igihe umwana wakabirwa ikintu ashoboye gukora. Ako mani reka tubwire abandi banyeshuri barara mu cyumba cya si tujye kurushanwa muri basket. Yes, I'll just hit the chat. Tugende tubatsinde muri basket wana. Siko numva nshaka gukina basket. Akoze karibyo umuntu abashaka yaragiye kwigira si cyamujyanye ari kugahura n'ibindi byana byo mu ngagari bikagushuka bikujyana mu zindi diro zango tujye gukina basket. Rebyana buri nkweto ze za sport za DH nshyashya. No. Somebody stole. Hari umuntu wanjye biye inkweto yabuze inkweto ze. Tuza rero. Why don't we just report it to the office? Tujye gutanga raporo muri office bamenye ko inkweto zawe zabuze. Bamwibiye inkweto kandi kubona inkweto yabigoye. Yishiriraho ibiryo umusora kundi biryo. Nicyo kintu yubaha. Kukaza ukuntu inzara iryana. Yeah, well, they realized I'm a whiz with numbers. Hano baje kumenya ko ndenze bamakazi. Taking over the order for the whole cafeteria. Naje gusanga muri cafeteria yabo hari ikintu kitagendaga neza. General bwene rero ibishimbo birahenze. Yabwira ati reka tujye twirira amashaza. So what? Impamvu umuntu ariyo musigaye muri cyo cyane. Ibyo byose ni ngiye wabyoroganije muri kuva nagera muri iki kigo. Brownies. Hey. A whole lot of less gas. Manu zino ko yateka biroro na gazo bwigenda ni nkeye urumva ko ufite ubwenge. Ari hano abona DH haru yambaye kandi yabuze inkweto ye. Bona ruwambaye inkweto ye mu kigo. None ari no kwigenderamo nabi. Ari kwigenderamo nabi. Hari ukuntu cyera batizaga umwana inkweto ajya kubona ukamuna ari kuzibyinisha shasimbagurika kino n'utuntu tw'udusiporo. Kandi ari akantu k'icyangwe waguze kavuga atari kabaginga bazubaha ibintu by'umuntu nabi dore kiri no kuyirukansa ari kuyisajisha aramwirukankana do vayo inkweto yanjye mumpe inkweto zanjye aramukurikira shaka inkweto ye ginga inkweto zi kugira ngo mu rugo bagure inkweto ibintu baba bigomwe mena urugi rw'ikigo ni umusore vayo kuramo inkweto ze n'abazi babyita kumuvaruza aramuvaruza ngo umuntu aba yavaye bakakuvaru we ikiro waje uyu mugabo ejo bundi yari ari mu Rwanda yadusuye ni icyamamare kigoryiwe fata inkweto ze. Where you think you're going? Cyakura jye. Is that your hard work? Ni kuriya mukora ubugeni twaje kubigisha kura mukora amenya y'urugi. Walk and talk. Fayo tugende tuganira. Saza ni icyamamare. Kaza gasaziyemo. Nyaka ni Mr. Brothers. The property you destroyed back there. Wangije urugi rwa leta. Amahitamo nabiri. Twagufungisha cyangwa tukakwirukana. Yari yanyibiye inkweto. What to give me those? Izi nkweto mama wanjye bayafuritse ngazingurire. Ni umushara w'amezi 5 mama waba yigomwe ngamugurira inkweto. Barangiza bakaziba. Where's all that rage coming from? Uwo mushinyi ufite uva he? Hakari umushinyi. Cyane kivuga n'umushinyi. Njira muduka. Cyane kivuga n'umushinyi amahane. Hari abantu baba bafunze umutwe nyine. In the time you've been here, you punched out 3 corpsmen. Umaze gukubita abanyeshuri bagenzi bawe 3 kuvagira mu kigo. One innocent door. None n'urugi rw'inzira karenganura rumenya. Bose baransuzuguye. N'urugi se rwagusuzuguye. Ngo baransuzuguye. Umwarimu yarebye umwana. Bus ticket.
ufite amafaranga y'itike kujyana iwanyu ko tukwirukanye nyagasani iwabo nta kintu kiriyo nta biryo noneho biriyo ampulisi buriya hari abana biga mu kigo bavuga ngo iyi kawunga ibi biryo bya hano ni bibi sinjye uzabona nitahiye nkajya kurya neza hakaba n'abandi bari mu kigo bavuga ati wana cyamba tukigumira muri iki kigo ibi biryo birarenze uyu mwana ahantu bashaka kumwohereza iwabo nta kintu na kimwe kibayo yamuhaye n'itike fata itike utaho usubira iwanyu itike yarayifashe hano hantu yarazi ko ariho hari ahazaza wibuke yakundaga no kwiga n'umunyeshuri wigaga neza pe ariko ibyana biza bikumenyera ubundi buri igishoro cya mbere ngo cy'umukene ntabwo nshaka kujya mu rugo ndaje nkibabwire wenda abakene munyumva twumvireho ntabwo nasubira mu rugo pe hano hantu narindi hano nibyo byose nari mfite mbega hano niho epfo na ruguru hanjye pe sinshaka gusubira mu rugo ndakwinginze ntaho kujya mfite niko yabwiwe n'umusaza ati hano niho byose kuri njye umusaza yise amukatisha kumusohora kuri gate y'ikigo amukatisha ahandi hantu ni ikigo kinini kiba ari ikigo cya leta kinini cyane cyo kugira ngo gikure urubyiruko ku muhanda bubakira ibigo abana biga imyuga ku buntu bana barigaburira ubundi bajye mu guhiga akazi baby You have a box? ujya ukiritera amakofi Just street fights? oya ni ya mirwano yo ku muhanda gusa ndavuga boxing ntabwo mvuga kurwana siporo ya boxing igira amategeko apana kurwana by'amabandi bibi boxing igira amategeko njya numva ibintu by'itera amakofi kuri radio babivuga ibyo byumva kuri radio ndi umutoza wabyo You big enough and ugly enough? Urisha ya uri na mubi pe ndabona wakwiga kurwana ariko akiga kurwana by'itera amakofi ni siporo Don't make me regret this. ntuzatume nicuza uyu mwanzuro mfashe sore isaza kaga kweto kagatamu yaguriwe na mani aza hano karaga kweto kabagasobanuye byinshi. This is Rush. He's going to be your opponent today. Uyu niwe mugiye kurwana yitwa George. Man. Bamuzaniye agasori gatonya sumba we kigoryi. It's a sign of we yakira ni ikimenyetso. You fight. Cya fair play nyine ko mugiye kurwana ibintu bizima. Nagaru kwika. Athletes. Mwembi muri abatlete. That's at the sport. Bega ni sport ni gake gake nta mujinya. Boxers touch gloves. Murabanza mugahana chance mwambaye izo gazanye. Go. Tugire. Let me see what you got. Katurebe n'icyo ufite. Ururuhura n'umujinya ibyo bintu bikubwira ngo ugiye kurwana n'umuntu ngo by'imikino byo kwinezeza bya sport ngo by'amahoro ibyo bintu nabyazi wose ya mirwano y'imyandari bakagusuri gatonya katarakaje we ni muremure umusore by'umubonye nyine ubona ko afite igihagaruka ubona ko ari umuntu we When I say time, come on fight. mugenzo yaje kumufana umusajyamo turebe wagwana inge mbona ugira amahane. One action? Huh? Rebe. Roy Jackson, huh? Bano barasheta urusimbi rwatangiye tayari ndashiriraho uriye nanjye ndashiriraho uriye. Kadafi nawe ngo yagiye muri betting muhura yarakaye kayoberwa icyabaye ngo reyo bayitsinze ngo Arsenal bayitsinze. Kagira ngo n'urukundo rwa football kumba umuginga yahuye n'ibiryabarezi yirirwa betting bamurya. George Foreman yazanye ibaraga muri ringi. Bana hano bafite tekinike muri ringi ntago ari ibintu by'ibibaraga no kubwanuka kana gato karaguhana kana kamutama igipfunsi ni tekinike ni imibare. Mukubita George biranga kana karamukubise George birenge bya ntago biri kuva biri barwana nk'abapagasi n'abahinzi b'ibiraya azaterura kubitasi kujye n'akana gafite utumanyeri muri ringi aricara ariga. George aguruka nagushete wa muginga we. George baramukubise baramuseka kana ni gafatika. Wamenyere ya mirwano y'abarara nyine umuraro uhita umwanjama kubitasi uhita ufata inoshiri ku ruhande uhita ukubita ku mutwe uhita witahira. Ibyo binamenyereye ya mirwano y'ingegera. Hagaze ko abo tuntu tw'abasirimu umuntu agutera ukunama yagaruka yita wunama uzibukire kubise igipfunsi punching bag igwa hasi bira bintu ntago bibaho bose barikanze mu mategeko yitera amakofe nimba ari nawe wabonye punching bag nta gipfunsi cyayikubita ngo imanuke yikubite hasi nubwo bamutsindiye muri ringe ariko uyu musore igipfunsi cye gifite imbaraga gifite imbaraga
birana ba Buruseli nibo bantu bagiye ngo babigerageza rimwe na rimwe bose barikanze uzebonye igipfunsi cy'umwana kira gipfunsi yo gifata uriya mwana uri muri ringeri kuhita apfa Sir, I know that's not what you expect. Sorry, je ntabwo ndi umwana w'imbere na mbere Too, because I wouldn't nabyo ni byiza mind calling it luck when he just got whipped. Parents, baragukubise kandi neza mwari muri kunseka utumye abantu banseka tekereza 6 months ago, Royce didn't know any more than you do. amezi atandatu ashize na bino ubashije gukorera musore ugukubise ntabyo yarazi Told him. ninjye wamutoje I can teach you too. nawe nakwigisha ukanamurenga aje kumutoza babu Punch you. I tell you that. musore icyo ushoboye ni ugutera ibipfunsi pe ibyo byo ndi kubibona musore akubita igipfunsi cya nyacyo aza kuri kano Good jab. karaka gutoza kugira ngo amaso yawe abakanuye cyane kandi uyo babasha gukubita ubangutse cyane baje kumutoza no gusimbuka umugozi wapi kimekanike ntago kiri supure Alright. Throw a punch. tera igipfunsi nkwereke aragitera Now, throw the other one. tera n'ikindi gutya kagarura gutya gutya You did that? The mind controls the body, not the other way around. ubwonko nibwo bukontorora umubiri wawe nta kindi The greatest foe that we will combat. ati umwanzuro mu rugamba kugira ngo mutsinde neza ukoresha umutwe You were making fun of when he was dancing around the ring, weren't you? He was showing off. uriya mukinga wabonye ukuntu yagukubise yibyinisha utuntu yari ari kwiyemera yemera He oya to go so he could deliver. biriya nibyo nawe ukeneye gukontorora ibirenge byawe n'umutwe wawe And he ndetse n'umubiri wawe two, the soft spots, the loose boards. umuntu iyo uri kumubara usimbagurika kuriya gake gake ureba ahantu hari intege nke akaba ariho utera bihera mu mutwe Step forward that left foot. okay tera intambwe uza imbere nkwereke Now slide that right akaboko noneho ako kaguru kandi kazana iburyo to the side. gake gake Put it back. ugasubiza inyuma Here we go. twagiye Step forward. tera imbere intambwe araza Step back. subira inyuma gake gake Step left. ibumoso ibumoso Right. iburyo Come here. Come here. noneho ukajya ushyiramo n'utuntu tw'utumanyeri Come here. Come. zana n'iburyo Good. byiza umwana batangiye kumutoza footwork hey amaguru buriya mu bintu by'iteramakofe arakontorora cyane no mu murwano wose cyane cyane umutwe umwana batangiye kumutoza amanywa nijoro barebe ko umwana ibintu byagenda bindi ku buryo utangiye kujya kubitamo jambus ukabona ko do mfite igipfunsi akubita George Foreman aya ni amateka y'umugabo wa nyawe wabayeho turi kureba ubuzima bwe uyu mugabo yaciye ibintu mbereka ibintu by'ubwenge umwana arabanza Mani nabonye umugore uyu munsi Mary itaba telefone Hey, George is on the phone. umva George aramagaye bani babavandimwe be nabo barakuze dore ngaba ni bakuru nakubwiye ngo umwana arakura Imana irarira Everybody's here. bose bari hano bari kukumva bite George turagukumbuye mama za kuvugana n'umuhungu How are you? Setting the world on fire. umeze ute They raised me 25 cents an hour. umwana wanjye ubu ku isaha bari kumpemba amasente 25 ibaza ibintu umukecuru ari kwishimira ku isaha bamuhemba amasente 25 ubwo abantu bari hanze bari kunyumva amasente abani bwa buceri butonya nta nubwo bwakora idolari muri make nta n'idolari ahembwa ku isaha na rimwe abari hanze bo bahembwa nk'amadolari 20 10 gutyo kuzamuka ariko uyu mugore ahembwa ku isaha amasente 25 ibaza akaza bafite Far out. Out? Out where? Oh no, that's just something they say out here in California. mama nsigaye nibera muri California Texas talking like that. ntuzagaruke muri Texas uvuga gutyo California ni mu birara mama Going to the gym a lot. mama nsigaye njya muri gym cyane gukina basket nabonye ibindi bintu nsigaye nkora birenze mama I'm learning how to box. ndi kwiga box Please don't tell me you're fighting. utambwira ko wongeye kujya mu bintu byo kurwana Fighting? mama nagaru Call kurwana it George. none se ubyita Boxing. ni boxing With rules. ni sport ifite n'amategeko Eddie. kandi ndi umuhanga muri I yo don't want you to be fighting. mwana wanjye sinshaka kurwana What's God got to do with anything, mama? imana uvuga sijemo gute Oh, so far from home, you don't know what God's. mwana wanjye wavuye kure mu rugo wibagirwa imana I'm just trying. Mama. amafaranga yawe arashize ongeramo amafaranga ubasha guhamagara ongeramo amasenti 10 ngiye gushyiramo igiceri kiragwa baramuseka George yaje hano maze iminsi yitoza
aza guhura na ka gasore k'indwanyi hano gafite utuntu tw'utumaniyeri kikoresha George mutemu maze iminsi yitoze George avayo rabe George nawe yamenye ibintu bya footwork aho kagiye na warajyayo yajyayo rabe maze kumenya gukontorora ibirenge by'umutoza arabona ko umusore yamenye gukontorora ibirenge bye yamaze kumenya gukontorora amaguru yariya birimo go igipfunsi kimwe bakita knockout igipfunsi Imana uriya turararana abantu batangiye kujya bamwitirira uriya turararana turaziranye nanjye abantu bose iyo cyane abakobwa nibo babeshya nk'iyo mwigeze guhurira ahantu akagusuza ngo bite Roki ndagufana buke mu gitondo bujya kubwira abantu ngo Roki turacata Roki ni sheri wanjye nguzika nangigira ariko ye ngigira munagigira amafaranga nkagigira ni ninja koko rata mujye mwivugira bajye bagira ngo muziranye nyine n'umuntu urenze kandi nibyo tuma babuba umusore yaje hano buretse Zan. My wife thinks I give up too much time to this place. Umugore wanjye bamubwira ngo mara igihe kinini hano mu kazi. Wakinnye boxing nawe? Bya kinyamwuga. 4 fights. Narwanye imikino 24 yose nyitsinda. Nyuma? Fortunately, trade one uniform for another. Nakwemo uniform ya boxing. Nambara indi uniform y'igisirikare nigira mu gisirikare. Hey, I see you reading the box. Nawe uri gusoma amakuru ibyerekeranye n'itera makofi. You're an aficionado now? Buna wamaze kubikunda. Frazier? Nari ndikure umugabo witwa Joe Frazier yari champion w'isi muri iyi myaka. He's real good. No muhanga cyane nari ndi gusoma amakuru ye. Ngo Joe Frazier nawe nibakubwira ba Michael Tyson, Joe Frazier yarababanjirije bamufatiraga icyitegererezo ba Michael Tyson ni umuntu bakuze bafana. Joe Frazier yabaye champion w'isi w'igitangazo. Yanagukubita witwa Muhammad Ali amwambura umukandara w'igiye w'isi wo kuba champion, heavyweight champion. He's got ati nabonye ari n'umukire heavyweight champion of the world. Nanjye ndashaka kuba heavyweight champion w'isi uyarumirwa. Ibyo ntago ari ibintu slow down. Genda gake musore. Agako nagenda gake ngomba kwihuta. That you can get me some fights. Warambwiye ngo uzanshakira imirwano yatuma ntangira kubona usasa uyu mwana wibuka afite ubukene. Ibintu yaramaze iminsi yitoza byitera amakofe ntago yarazi ko bigabura. Yarebye mu binyamakuru abona heavyweight champion w'isi abona n'umukire afite amazi afite amamodoka ahita avuga ngo nanjye ndashaka kuba champion w'isi. Ntago ari uko bikorwa. Abana baraza mu gasobanuro yasobanura filime ebyiri batangira kubwira ngo sobanura neza ngo nanjye ndashaka kuba Roki kuko ubona mfite byose. Ntago ari uko bikorwa. Nje mvuka rimwe mu myaka 500 bintu ni gake mugende gake mwabana. Umusore nawe ngo ndashaka kwita champion w'isi. And I will. Okay. Nzakubonera imirwano. You gotta win some tournaments. Ariko hari uturushanwa dutonye ugomba kubanza ugatsinda. Ntago ubasha kuba champion w'isi utarahereye mu midugudu ngo ukino dukino two mu midugudu mu turere ugenda uzamuka. We could take aim at the Golden Gloves. And after that, we could set outside. Hari imirwano uzabanza urwane nyuma tugushakira ukuntu wajya kurwana nko mu mikino ya Olympique. When are they? Ibyo bizaba ryari? Next summer, Mexico City. Muri samitaha muri Mexico City niho tuzajya. The one after that. Nyuma yaho gives you 5 years. Uzaba ufite nk'imyaka 5 witoza kugira ngo urebe ko basi imyaka 5. Oh man. Uzaba narashaje. Me George. Mva nkubwire George. You got a punch like I've never seen. Ugomba gutera igipfunsi kurusha ubuntu abantu bose nigeze mbona mu isi barwana. Train harder than any man has ever trained. Ariko niwe wakwitwoza bikomeye kose. You can make it to the Olympics next year. Nta namahirwe ufite yuko umwaka utawajya muri Jeux Olympiques nabwo byakugora maze. We none ngo urashaka kwita uwa mbere. Barakwereka hashize umwaka umwe muri Mexico City. Mu mikino ya Olympique umusore yabashije kugerayo. George Foreman ngo bitangaje cyane yisanze muri Jeux Olympiques. Ahanganye n'umurusiya mu mikino ya Jeux Olympiques. Uyu musore wo mu Rusiya Jonas amaze kurwana imikino 203. Uwo bahanganye na murwana n'umwe ararwana. Ni umusore imyaka 19 bita George Foreman. Arwanya umwaka umwe wonyine. Bega ni babana bari kwiga ibintu byitera makofi. Barakwereka babana bigana. No mu rugo basigaye bicara bakareba umuvandimwe wabo. Abavandimwe bavukana mu rugo buke n'abakene n'abatindi nta kintu bafite baricara ku gateleviziyo k'amafuti bakareba umuvandimwe wabo ari mu mirwano yaserukiye igihugu. Biba ari ibintu byiza. Bamufatiye iry'iburyo basenga ati Mana mufashe. Ibi bintu byabaye ntabwo bishoboka pe. Uyu mwana witwa George Foreman waje muri iyi mirwano nta bunararibonye afite ahuye no mu Rusiya urwanya imikino 203. Amahirwe menshi nuko bari mwicira muri iyi ringi. Mama arabyumva. Ibyo bari gusaba George Foreman ngakora uyu munsi ni bidashoboka kurwanya
kurwana n'iki kigabo cy'ikirusiya. Setting the tone early. Uyu murusiya Nigeria aratera ibipfunsi ataruhuka, arakubita George Foreman kanguka. Mukubite baramuzi ko agira igipfunsi. Baramukubise George kanguka. Ready? Go! George! Punch! From George. George Foreman arishashe iwabo barafana. George ufite igipfunsi. Yes! Mukubite ni mama w'umwosha. Umusore kura gipfunsi. Mama yaje gufana umwana wanjye nuvuga ari kuririmba. Mama yaje gufana. Arebye umwana wari gukubita amaraso akameneka. Mama mabere yikora tonze. Umwana wanjye ari George gipfunsi cye ntago cyari gisanzwe. Ikira utica umuntu. George Foreman aratsinze. Famiye yari ishimye. Umwana w'imyaka 19 George Foreman atsindiye umudari wa zahabu mu mikino yitera amakofe ya Jeux Olympiques. Atsindiye umudari wa zahabu. Barishimye mama aranarira. Mama byaramurenze. Mana fasha umwana wanjye. Niyo magambo mama yavuze. Ati Mana fasha umwana wanjye. Ariko uzikuba muri abakene muri abatindi wajya kubona ukabona bitunguranye umwana wawe ari mu mikino ya Jeux Olympiques atsindiye umudari wa zahabu. Bamuhaye akadarapo ka Amerika ngo akazamure. Hano baserukiye igihugu bari muri Mexico City. George yazamutse vuba. Ubundi abandi bantu bakina imikino y'itera amakofi bazamuka batinze, ariko uyu musore yazamutse vuba. Yazamuye idarapo rya Amerika. Abanyamerika bose babahesheje ishema mu mikino ya Jeux Olympiques. Areba umutoza we. Ewan. Ariko ayo mafaranga bari y'injyankurye. Gusa n'ubundi uyu arakwereka umwana yagarutse muri quartier yahinduye n'ingendo, ariko uzihita ukuntu yongoza yagarutse yahinduye ingendo. Ureba utumaniyeri n'amafiyeri. Dore ingendo, dore utumaniyeri, dore ingendo, dore hita ukuntu yongoza. Yagarutse muri ya quartier iwabo yambaye umudari nta kiwukuramo, wazabuye umudari nawe ukuye muri Espagne. Shenete na medaille. Yagarutse muri quartier umudari nta kiwukuramo, yamenye no gutebeza. Wana ninjye champion ugezwe. Aka kadari shaka bari fake n'utuntu nyine baha abantu nyine mu mikino ya Jeux Olympiques. Ntago biba ari ibintu bya hatari nyine, ntago bo bibyitwa ngo kwisi witwa umuntu utera amakofe bya hatari. Ubundi abantu bitera amakofe banarenze ntago bajya muri iriya mikino ya Olympique. Wapi hajya abana bashaka kumenyekana nyine ni bwa burushanwa nyine mutajya mutubonamo. Yagatsinze dore ngaraca igikuba. Yaje kureba wa murara bajyaga bibana abantu ku muhanda. Waracyari imihanda. Wabonye ikiza cy'ishuri. Hari ukuntu kigukubita ubukonexion nyine, ariko iyo umurara gumye imihanda mu biyobyabwenge yibagira gute arinda sazira muri ubwo buzima cyabakana murasa cyane amagereza. Dore ngo yo maniga. Oh, you can go ahead and touch it, man. Mani ukoreho. Uraremereye. Yeah, I bet it's heavy up. Ndabizi uraremereye. What's that supposed to mean? Kwanda kariyesi. I don't see how you could hold that America. Mana ntago twakunze ukuntu uzamura idarapo rya Amerika. Umva barara. Brothers, shoot. Mu gihe abavandimwe bacu twibanaga imihanda leta ya Amerika iri kubarasa mani ngo nabajura mani kandi ari inzara, we warangiza ukajya kwamamaza iyo leta ya Amerika mani. Wumvisha ariko imyumvire mibi mani. Abarara n'abantu bafite ubukene bananiwe gukora byacanze kubera nyine ubushake bwabo bari mu biyobyabwenge. Babumva nyine leta ibahemukira. Abarara bari hano ngo leta yaraduhemukiye mani, yirirwa irasa amaniga yacu imihanda mani ngo yiyibi yari kwirwanaho. None we mani uri kugenda wamamaza idarapo rya Amerika mani, Amerika iri kutwicira abarara amaniga. It was standing up for all us back here. Mana birabura hariye mani umeze nk'uduteye umugongo n'abarara bawe mani. Love you back. Shira gihugu mani uri kwamamaza cya Amerika uzamura idarapo cyadufashije iki kuri iyi mihanda maniga. Shira gihugu cyadufashije iki? Uri Babiloni G twaribanye. Mvuga ukuntu batangiye kumubwira. Abo bantu rero bafite iyo myumvire ubishinze. Natera mbere wazigera ugira. Abantu ngo bigize amaniga bari mu biyobyabwenge ngo bamedita. Njya mbubona bw'ubwa ngo mani ngo twe twarakabye. Mukaba mwakabye imyotsi mu bihaha. Let's go. Bino bintu ugomba kubyikuramo. Talk to me about that. Bwana de ngo mani ngo twe natwarakabye. Imyotsi iri mu bihaha iri kukwicira ubuzima, urenda gupfa n'ubuntu bw'ubuyoga bwa make bw'ibyuma. Warakabye ngo uri niga. Muzaze mbere kukuna amaniga ya OG ubundi akora mu tuntu twayo. Maniga birambabaza shaho.
n'utwana twigize utubana. Go. Mwana wanjye ibyo bintu byikure. Talk to me about Mama, flag again. barabaginga nibongera kumbwira ibintu by'idarapo. Play with it. Ntago nzababarira nzabakubita. I'm kind of sell out. Barakeka ko ngiye ndi umuntu uri aho ngaho winjije. Anything you want. Mwana wanjye reka ngukorera icyurye. Ntago nshonje. Let the Lord take me now. I never thought I'd hear that from you. Mwana wanjye ntago nari nzi ko nzigera numva uvuga iryo jambo mu buzima bwanjye. Uri kumva ishimwe ry'umubyeyi ariko nakantu kaba gashimishije. Mama yareze bano bana bakurira mu nzara barya nabi inzara ari yose. Mama n'ubwa mbere yabwiye umwana ngo reka ngukorera icyo kurya, umwana akabwira ngo mama nta nzara mfite. Ibaze icyo kintu mama byaramushimishije. Aravuga ati mwana wanjye ntago nari nzi ko nzigera numva uvuga iryo jambo ngo ntago ushonje. Mama yarishimye. Nibi ari ibintu byiza nyine umwana ukamusohokana ukabwira ati fata icyo ushaka muri alimentation ukabona nta kintu na kimwe afasha ati bama gafanta nigendere. Hako umwana ubona ageze muri alimentation agapakira ibintu byose bitubona mu rugo ko nta kintu yahasize. Mama yarishimye kubona umwana wasigaye amubwira ngo bamuhimbirye akavuga ati oya nta nzara mfite mama. Urumva ko atangiye basi kwihaza mu mirire. Icyambere ubwo kiba cyakemutse y'ibintu by'ibiryo byavuye mu nzira k'ibiryo n'iminywere. Aha, ubwo nibwo none ubugiye gutangira gutekereza irindi terambere ryawe. Nothing to your name. Hano nta kintu wasize ku izina ryawe. None uhagarukanye umudari wa zahabu. Everybody want to talk about is the flag. None bari abaginga bari kumbwira iby'idarapo mama ngo Amerika ngo iki. Uzi icyo ngiye gukora mama? Win the championship belt. Ngiye gutsindira no umudari wo kuba champion ku isi. Take me then. None ubanyubahe. Gonna keep fighting? Uraza gukomeza urwane? You gonna get hurt. Mwana wanjye bazakubabaza. Watch me. Mama nagobonye kuri televiziyo. They don't hurt me. Kuri televiziyo nagobonye ko batajya bambabaza. I hurt them. Ahubwo ni njye ubababaza mama. And that's all you want to do with your life. None se nibyo ushaka gukora mu buzima bwawe? Hurt people. Kubabaza abantu. Sasa ababyeyi nyine ntago babazi ino mikino ikorwa gute, ese ishobora kuvamo iki, babibona nk'ibintu biri aho n'iki bitari mikino. Ni nkiyo bari kunyumva ndi gusakuza avuga ati ariko bya bintu yirirwa amasakuza. Kumva imishara ni nk'iyaba minisiteri. You are better. Bo muri Amerika niho turi. Muri Amerika nabo. Hurt them. And that's all you want to do with your life. Mwana wanjye ibyo ushaka gukorera ubuzima bwawe. Kubabaza abantu. You are better than this. Mwana wanjye ibyo urabirenze. Mama mfite umupango. I need you to believe. Icyo nyene ni ukunyizereramo mama. Mfite umupango uzadukura muri ubu bukene. Wenyizera hari igihe umwana buri aba yiyumvamo ikintu afite umupango wubona neza ukabona umwana ari kubwira ati mama ngende muri iyi miziki mfite umupango narateguye wenyizera cyandi mu bindi bintu. We cyo busabwa nk'umubyeyi no kwizera umwana wawe. Ikintu uko wabona ari muri bya biyobya bwenge nababwiraga yaragoswe. Ariko ibona umwana we ko afite gahunda afite umupango nk'umubyeyi ujye umushyigikira umwizere. Mama yararebye koko vuga ati birashoboka ati mama nkeneye kunyizera. Njye mfite umupango nzambara umudari wa champion w'isi. Uwo mudari y'uwambaye. Uwo mudari y'uwambaye. Yabigoranye ko wazapfukennye. Kwereka George Foreman asigaye atega n'indege ariko Imana igira neza. Imana yabikoze. Dore umwana utaraboneka icyarya ngahage indege amaze kuyigira. Na za bisi zanyu za tapandigo. Dore umwana ku kibuga cy'indege yahinduye n'ingendo asigaye abaza agaca no kwa maniga kiyogoshesha. Gasanzwe ukabona we ugeze hano asigaye azi no kureba ibyana bimeze neza. Amafaranga iyo yabonetse riga ibintu byose. N'imibereho irayina. Kwihaza mu mirire. Sigaye no abona abakobwa beza kabatinyuka akavuga ati muko. It's not so bad. Inkuru uri gusoma ntago ari mbi. Kumba arebye mu binyamakuru uri gusoma inkuru imvuga asigaye asohoka no mu binyamakuru. Right on. Niwe narindi gusoma mu binyamakuru. We bakwita nde? Paula. Banyita Paula asigaye aca ku bakobwa beza akabona bari gusoma ibitabo bye nka kuri ancana hose nkabona abakobwa beza b'i Kigali. Keretse ababi ariko umukobwa wese uzabona ari kuri filime ya Rocky aba ari mwiza abazi n'ubwenge. Uyu nawe asigaye aca ku bakobwa bari gusoma ibitabo bye. Indege igiye Los Angeles bari kuzihamagara kumwe bahamagara indege niko njya numva. Wait. We. Well, that's not fair. Cyo ntago ari byo. You live here in Oakland? Uba muri Oakland? Yes, I do. Yego ni home. That means you'll be coming back. Bisobanura rero ko ubwo uzagaruka. I'm gonna be training. Je ni mukina hano ngiye kuba nitoreza. I like to go outside sometimes. Rimwe na rimwe njyana nasohoka nkajya imbari. Your pickup game, George. Ariko George, uburyo urwanamo nibyo byiza ariko uburyo uteretamo biri hasi. Niko umukobwa yamubwiye. I can't argue that. Ibyo byo nagutwara. Twabiburana. About yourself. Gira icyo umbwira kuri wewe. Anything? Icyari cyo cyose. I can type 100 words a minute. Ushobora kwandika amagambo 100 mu masegonda pe. I can't even talk that. Nta nubwo ngiye navuga ayo magambo muri iyo minota mu munota umwe umukobwa yaba amaze gutayipinga amagambo 100. Ni umuhanga ubwo mu gutayipinga. Can I see you again? Nzongera nkubone.
nzongera nkubone. Go ahead and write your phone number down. Okay, nyandikira nimero zawe. I'm the one supposed to be asking for y'all. Ninjye wakabaye ngusaba nimero yawe. Look like the kind of woman George. stands around by the phone. Urabona nsa n'umugore uhora yicaye imbere ya telefone ku buryo wazamagara muri bino bihe wibuke ko nta telefone zigendanwa zabagaho turi muri 70 na iki gihe ukuntu byagendaga no kuvuga ngo umuntu wamuhamagara kuri telefone yo mu rugo nyine akaba ari bwo yitaba ari mu rugo. Mukobwa rubwira ati ngiye urabona ndi wa mukobwa wirirwa kuri telefone mpa nimero zawe nzaguhamagara. Urabona nsa n'umukobwa wirirwa yicaye mu rugo. Urebye izi fresher mfite. Mukobwa caho. You do not. Oya nta gusa nk'umuntu ora yicaye mu rugo pe. Usa neza. We need these guys. Pro game. Bano bantu tugiye kurebura bakeneye. To take us where we need to. Bano bazakugeza mu mikino y'abaprofessioneri bano batozi byamamare. Yahuye n'umusaza bahuriye mu ishuri ry'imyuga atangira kumukubita ama connection. No blood. Ndi kumva amaraso mashya. Muze yamuzanye mu bindi bisaza by'indwanye wana twe twararurwanye bano barakinnye baragutanze mu gakina bano babandi nyine baba manager. Bamwita Achimo. Former light heavyweight champion. Wigeze kuba light heavyweight champion. That he don't learn. Yarakwigisha byose ukeneye. But I see. Sora kiri hano. Hari uwinjiye. Hari uwinjiye. Yigase niwe cyamamare. Wansinyira duru umujinya bo bufite. Hey, that's Sonny Liston. Uriya ni Sonny Liston. Champions around here, son. Hano haba aba champions gusa hano dukora aba champions. Nibo dukora. Hey, niyo magambo abasaza hano bamubwiye ati uri ubonye bamwita Loni. But you're setting out to Ati hano dukora aba champion gusa nta muntu w'imbe uzahasanga. Niko abasaza bamubwiye. do is beyond your imagination. Wa mwana ibyo ushaka gukora birenze ibitekerezo byacu n'ibyawe. When you wake up to fight for that championship, the air tastes different. Wa mwana uyu munsi uzabyuka mu gitondo nawe wabaye champion w'isi. Umwuka uhumeka hano hanze uzumva utandukanye. N'izuba uzaba uri kubona zaba ritandukanye n'iry'abandi babona. And only 2 men on this whole earth matter, and you're one of them. Abantu babiri kuri iyi si nibo bafite icyo bavuze kandi nawe ugomba kuba umwe muri bo. Wumvishije ariko ngo umunsi uzabyuka wambaye uriya mukandara witwa ngo uri champion w'isi. Buriya nujya kumva ngo Mayweather ni champion w'isi ukabona amafaranga ibintu abari kuyakoresha n'amafaranga bafite Jackson Tyson muzo amafaranga yabaga afite muramuzi bano basani bere byose mabona wapi abantu bitera amakofe babayoboye. Ati umunsi uzaba champion w'isi ati umwuka wahumekaga abandi bahumeka uzajya wumva utandukanye n'uwawe. Izuba abantu babona nawe uzajya ubona izuba abandi babona bota ntago ari ryo uzajya ubona biba bitandukanye kure. Buriya nta nubwo ari kuno muba musarero mwe muri kureba ino filime nuko mu gikene iyo ubonye amafaranga uhita usa neza. Buriya nanjye ntago ari ukunsa ninyabona muzamureba fresher. The other, if Usko wabona tutarahumeka umwuka mwiza kubera ubukene. Champion ni Joe Frazier. George Foreman yaje muri ringi atangira kujya rwana imikino imwe n'imwe isa nkaho iri mizima kandi uyu musore ararenze yari indwanye. Tangiye kugenda bikora itangazamakuru ritangira kujya rifotora. Yaratsinze George Foreman. Garuka myitozo. hit him in the solar plexus, you're gonna cut off his breathing. You hit him in the chin, Sore tangiye you're gonna rattle his nerves. afite ibipfunsi George Foreman. Witegereza ibipfunsi George Foreman atera ntago ari by'abandi bantu bitera amakofe. Urebe ukuntu yitoza ntago ariko bitoza. You're gonna make his heartbeat skip. Afite ibaraga byinshi mu gipfunsi afite ukuntu Power. yabiteraga cyane mu mbavu. Afite ibaraga mu gipfunsi bitese Paula kaya kuba karamuhamagaye ka Paula. To hear the rest of that story you were starting to tell me. Ya nkuru wanganirije ubushize wayinkomereje si How you can type 100. uburyo wandika amagambo 100 mu munota. Kakobwa karamuhamagaye. Kobwa nabo bakunda umuntu uri hitiye. George, Niyo mpamvu mbagendera kuri. you're gonna ask me a real question. Hasi urambaza ikibazo kizima ryari kuri kumbaza ibibazo by'abana George. Umbaza ngo nkubwire story ngo z'ukuntu nandika amagambo 100 mu munota. Izo nkuru urumva zatugeze. Like what? Nkubaza ibihe bibazo se. Life. Ubundi bukwiye kumbaza ikibazo nka Wanna go out on a date? urashaka ko ngusohokana tukajya kuri date tugasangira. Nibyo bibazo abantu b'abahungu bakuru babaza abakobwa. Hako babaza umukobwa ngo wariye se uya. Mubwira ati shyiramo agakanzu keza nimba utagafite nkohereza amafaranga ukagure tujye kuri date. Narumirishe. Cyo nibyo bibazo by'abapapa. Tubaza ibibazo birasa ku ntego kugira ngo dusubire mu kazi ntago ari bimwe byaba. You sure you? Wari. Yeah, that sound like you. Kwereka baje guhura baranahuza basigaye baba bari kumwe banaciringa amafaranga iyo yaje ubundi ibintu byose birahinduka ngo umwuka abandi bahumeka ntago ari wowe ngo ubuhumeka
izuba abandi babona nawe ntago ari iryo ububona. Barakwereka George Mutemo baby, umukobwa atangiye kujya mufana akamwita baby. Umusore yageze aba champion do gipfunsi. Yes, umusore arakubita, afite imbaraga. Uyu musore yazamutse vuba, George Foreman yazamutse vuba, amutsinze TKO na n'ubu ni undefeated. George Foreman ubundi bamwitaga undefeated. Muhammad Ali aje we bakajya bamwita ngo ni undisputed. Do you take this work? Gihe cyarageze aranarongora, amafaranga iyo yabonetse rega n'ubukene butuma tutarongora, bura naboneka nanjye nzarongora. Mama yarumiye kubona umwana atahazaga mu biribwa no mu byo kurya, abona umwana akora ubukwe bwiza, akazana umugore akamwambika impeta z'amazahabu. Mama abona ko rwose bya bintu buriya ni Imana irera. Nawe mubyeyi nimba ufite abantu ukabona urakerenye no kubagaburira no kubishyura minerivare birakugoye, humura bazakura. Ntukajya ugirira n'ishyari baraba bakire bafite abana ngo babonera buri kimwe. Hari igihe abo bana banakura bikanga ukabona biboyobya bwenge byarabararuye babaye imbwa. Humura bijya bibaho, ntukihebe. George kazi yaragakomeje, afite imbwa y'igipfunsi. Igipfunsi cya George Foreman cyarindwaga mubi. Igipfunsi cya George Foreman. I think you ready. That's much big brother. Mani musore ndabona witeguye noneho. Igipfunsi cye cyarindwaga mubi. What hit him? Frezia ntago azamenya ikimukubise. Joe Frezia niwe wari champion w'isi. Wibuka uyu mwana yakuzamo agitangira bino bintu byo kwitoza, yamubonaga mu binyamakuru bavuga umuntu witwa Joe Frezia ufite ubutunzi bwose, ufite amafaranga. Joe Frezia yabaye champion w'isi, abandi bone bose bateraga iteramakofi baricara bariga. Here we are. Igihe cyarageze Joe Frezia ajya kurwana na George Foreman. Ubundi kugira ngo ube champion w'isi nuko urwana na champion w'isi ufite umukandara ukamukubita ukawumwambura akaba ari wowe usigarana, nibwo witwa ngo uri champion w'isi. Icyo gihe rero ubuciye ukubiri n'ubukene, buci buryo ukahita uci ibumoso, nta hantu muba muzongera guhurira ubaye heavyweight champion w'isi. Wait, championship fight between Yagiye kuba umurwano wa heavyweight championship hagati ya Joe Frezia Joe Frazier is the favorite tonight. ndetse niwe abantu bose bari gufanira ijoro baramukunda cyane. Weapon. Intwaro ya mbere igipfunsi cye cy'ibumoso yateraga, uwo bari kuvuga ni Joe Frezia, yari champion w'isi. Buriya nta muntu uba champion w'isi bimugwiririye abitoraguye uba warakoze cyane. Atafite igipfunsi cy'ibumoso gukubita ukahita upfa. Ali on the canvas 2 years ago. Ati muribuka ko imyaka ibiri uyu Joe Frezia yakubise Muhammad Ali akaryama hasi, yakubise Muhammad Ali kawo. Uwo Joe Frezia yita aba champion w'isi, kandi Muhammad Ali na n'uyu munsi iyo wumvishe izina ry'urunama. Ariko uyu Joe Frezia wari uyoboye yari yarakubise Muhammad Ali. None George Foreman agiye kurwana. It could put him on his na Joe Frezia, and maybe tureko George Foreman the arena. Bya bipfunsi bye bahora basingiza hari icyo biri buze kumufasha. George Foreman ugize amahirwe champion w'isi ufite umukandara akakwemerera umurwano weho utarigeze umudari, bitumenya ko aho hantu n'amenyo uri buyakoresha, ariko uwo mudari ukawumukuraho kuko iyo umukuyeho niwe wenyine isiririmba Of the world. It's governed by the George Foreman yaje guhura na Joe Frezia. To win tonight. Uyu munsi nta muntu ugomba kuguha amahirwe yo gutsindira ijoro, niwe ugomba kuyiha. Nta muntu uri buguha amahirwe ugiye kurwana n'umugabo wakuye amafaranga, akura amazu, akura abagore, akura ibintu byose n'amamodoka. Ubuzima bwiza afite yabukuye mu iteramakofi, kuba ari champion w'isi. Guhangana nawe uwo muntu kugira ngo ari kuri ibyo bintu kirazira. Ubundi kirazira iyo wafashe kurekura uwo muntu urumva ntabwo wapfa kumukora ibintu afite. Birasaba rero nawe ukeneye ibyo bintu kubimukuraho, urwane nk'umusazi. Like the others now. Ati gukubita Frezia ntabwo bimeze nko kurwana abandi bantu. Only 2 men on. Wibuke abantu babiri kuri iyi si nibo bafite icyo bavuze. Get him. Genda umushyire hasi. You ready, George? Uriteguye George? Ubwo nyine abo bantu babiri ni weho n'uwo muhanganye. He's expecting that you're just a man. Joe Frezia ari gutekereza ko uri umuntu usanzwe, niko Foreman batangiye kumuganiza mubwira. Ati uriya mugabo mugiye kurwana ari gutekereza ko uri umuntu usanzwe. But tonight, ariko iri joro you're a beast. Uri inyamaswa. Mushyire hasi, niyo magambo umutoza yamubwiye. Iri joro ntugende uri umuntu. Dore bya bipfunsi byo mu mande birebe witonze. Bini byabaye kubitana na champion Mutama igipfunsi. Cya gipfunsi cyo cy'ibumoso cyarindwaga mubi, champion w'isi Joe Frezia. Sore mfite imbwa y'igipfunsi. Foreman yohereje igipfunsi kimeze neza. Ready go. Champion w'isi yamutayemo igipfunsi, atamukubise igipfunsi cy'umusara cyahagaze.
Taking some damn. Frazier yarakubiswe. Frazier. That's it. Komeza. Frazier yarakubiswe igipfunsi ajya hasi. Kuri raundi ya mbere kirazira champion kuba yaryama ku butaka kiba kizira. Frazier yaryamye hasi kuri raundi ya mbere. Uyu musore yarazi icyo ashaka. Yari yaravuze ati umudari w'isi ni na ubona kuba heavyweight champion. Mama zaba yarabyaye imbwa. Heavyweight champion aryamye ku butaka we. Champ muzima. For the second round. Reka tujye kuri raundi ya kabiri. Mwana afite inzara. Ni inyota ugize amahirwe ugahura na champion w'isi. Uwo mudara akawutahana. Umenye ko amahirwe yawe yo gukira nta nayo ushatse wataha ukiyahura ukipfira. Erdo gipfunsi. Foreman kubisa ibipfunsi ubutaruhuka. Agukubitira umukire. Umuntu wa mbere kwese wari ufite umudara umunsi yarakubiswe kuri raundi ya kabiri. Yarakubiswe. Agasani. Rabe. Champion w'isi yahuye na Foreman. Gipfunsi cya Foreman na n'uyu munsi ku isi barakivuga. Hariya amafaranga bari kuyakwambura ureba. Umudari wawe n'ikuzo ryawe babikwambura ureba. Kubise champion w'isi. Kubise champion w'isi. Musore ngwino hano. Byarangiye. Hari aho bigera bakakubwira ati match irarangiye kuko usubiyemo bana kwica. Ntabwo twigeze tubona ibintu nk'ibi. George Foreman ubu niwe heavyweight champion of the world. Katurori niwe champion w'isi mushyashya. Umwana uwo mudari yarawambaye akubise Joe Frazier. Umusore ubu nuko ngo niwe muntu nyine ku isi ubuyoboye. Ibyo byo mwicare mubizi. Amafaranga no champion abafite w'isi. Muri box mumaze kubimenya nako ibyo bintu. Uburingagari. Dore ikirori. Dore umwana w'umukene utararyaga ngahaga asigaye atumira abantu amajana bakaza mu rugo bakabagaburira bakarya bakanamena. Buri Imana ikora ibintu byayo. Impamvu buri Imana mudakwiye kuyiva mu bintu byose mukora. You know, I like to thank the press all over the country for writing some of them beautiful things. Bashaka gushimira itangazamakuru hirya no hino ku isi rikomeza ari inyanduka y'ibintu byiza. Nshimira abanyamakuru bose ba Rugaju birirwa basakuza izina ryanjye barivuga neza arabashimira. The press has kept my name in the paper. Izina ryanjye rwose itangazamakuru ryarigumije mu binyamakuru ndarishimira. And it kept me focused. Ndetse ibyo bituma nguma ndi focused. Thing you're gonna do as a champion, Joe. Niki kintu cyambere ugiye gukora nka champion w'isi? Buy my mama a big house. Ikintu cyambere ngiye gukora nari ndwaye no kugurira mama wanjye inzu nziza. No kumukura mu kazi k'imiruho. Nicyo kintu yari afite mu ntego z'umusore. Akiba champion w'isi ubizi ko iryo zina rizana n'amafaranga ntago ari bya bindi ngo umuntu yahitinze n'amafaranga. Ati mama wanjye ndahita mugurira inzu nziza yicara tuzi imiruho yose yatuvunikiye ndayisi. Yumvishije abandi bana. Mwe muhita muyajyana mu maninja. Man. Any idea what's coming up? Dore wa musinzi biganye. Man, hagiye kuza umuvu cyangwa se babyita gute? Babyita n'umuvu amazi menshi yaje gatwara ba. Umwuzure niko twabyi. Hagiye kukugwaho umwuzure w'amafaranga. Nje amafaranga iteka naho zinyiteguye ariko. Umvishije ariko umusore ati amafaranga iteka naho zinyiteguye. Burara umuntu waravuga ati ndabizi yazaza ahubwo naza nzayakoresha iki agatangira kuyabarira kuko aba yizeye ibyo akora. My money, man, eh? Ahubwo ndibaza umuntu uzancungira amafaranga ariteguye. Uzajya umbarira amafaranga. Be your money, man. Uragira ngo unjye gucungira amafaranga? Yego. The bed, man. Umva nkubwire Des. I'm gonna need you sharp. Kugira ngo umbarire amafaranga uncungire amafaranga bari uzajya uyiruka muyazunguza ngo ukeneye uri muzima ufite ubwenge. Kandi abona waragotewe mu byuma n'ubuntu bw'ubuyoga nk'aba basore b'i Kigali. Umva umusa. Ahisa zimena. Inzoga ndaziretse nkubarira amafaranga ariko amafaranga yegute wayaho umusinzi ngajya yagucungira amenya hamwe yashora ayagukurikirana amenye ukuntu yabyaza ndi. Ubundi niko bigenda bano batipe wanze ariko babigenza babahugira mu mwuga wabo bakawukora neza bakagushinga amafaranga ibintu bikajya mu nyandiko ku buryo amafaranga nyine akomeza yungo kandi mu mishinga mu yashora hirya no hino wagakomeza siporo ye ntagira ahurira n'ibintu by'amafaranga. Ubwo buryo bwiza. Yeah. George Foreman yaje akora ino. Ewan nzabakubita mbateruye mbime n'umwanya wo gutora amabuye nikagenda avuga buri gihe hano hose kigiye kigenda gitera ipfunsi rebe no mu rugo iyo gitashye none bari abaginga mbakubita mbateruye mbima n'umwanya wo gutora amabuye Yageze mu rugo asanga nako nagare yageze hano sangara kandi gakobwa kamutegereje katari wa musheri we katari wa mugore we
ugasanga hari agakobwa urabizi abakobwa bakunda umuntu uri hita ufite n'amafaranga cyane cyane hari abantu rega bahitinga bakene hano wahageze ute muko sanze agakobwa mu nzu kamutegereje ngenda gufana kandi bambwiye kugira n'amafaranga If you don't want me to stay. ntabwo ushaka nguma hano kano ubundi barambwiye ngo nta cyamamare kititamo ngo bituma uzima vuba ngo niyo mategeko y'abahitinzi we umuhitinzi agomba kuba yitamo cyane kuko ngo niyo mategeko yaranze abahitinzi bose batubanjirije kugira ngo utazima vuba ninjye gusa wanze izo ngeso mbi umusore bwa mbere yaciye umugore w'inyuma ndebera amafaranga buri yaje nawe ntuyakontorore neza tangira kujyana mu mico mibi sibwa hatwitse nk'ibindi byamamare bitiyubaha aza no koga yana madama ataza kunyumva agaparufe cyangwa kandi kaoderi katarike Mohammed, there are a lot of people Muhammad yari abantu benshi bari kuvuga ngo never seen as formidable ngo nago bigeze babona indwanyi itera ibipfunsi idasanzwe young children. ikiri ntoya nka George Foreman. Muhammad ari sasu yungu yari hano mu rugo yumvisha kuri televiziyo batumye umuntu bita ngo bitwa Muhammad ari bari kubwira Muhammad yarati hari indwanyi kubita yaje yitwa Foreman kandi ikiri I think of George Foreman, I think of the establishment. uzi uriya musore bita George Foreman yo mutekereje mubona nk'umuntu ukaraga idarapo gusa ni ukuvuga ngo Muhammad ari yari ari kuri televiziyo ari kuvuga kuri George Foreman. Ndagira ngo iyi filmu yikurikire witonze wicare witonde. Muhammad ari ikintu cya mbere yarazweho hirya no hino muri biriya bintu yabayeho ubuzima bwe bwitera amakofi niwe muntu wavumbuye ibintu byo gutwika umuntu bahanganye akagusebya mwitangazamakuru akakugira nk'inzanga akagutuka akagutwikiraho umujinya ukakwica mugahurira no muri ringe akahagukubitira cyangwa se ukamutsinda wagize amahirwe. Muhammad yari ariko yarashotoranaga yarasetsaga yaraganiraga bamwitaga ngo ni clown abenshi nyine babandi bakinaga amakofi avuga turamuginga ni clown nta nubwo nakarwanye nawe ariko bagera muri ringe kanabakubita yabakubise no ku munwa Flag wave uramuginga n'ukaraga idarapo gusa for George Howard, and I call it the ghetto whopper. And the reason reka mubwira umusorozi impamvu iyi gipfunsi cyanjye ngewe bakita ghetto whopper whopper is because it's thrown in the ghetto. uriya musore ushobora kumukubita igipfunsi akahita yisanga muri ghetto saa 9 z'ijoro. Seen one of them punches, Howard? wigeze ubona ibipfunsi nera like a bottle in the head. uriya musore namukubita igipfunsi kimwe ku mutwe akahita abura ubwenge ntagashoboye n'umwana udupfunsi twagira ngo ni tumwe bakubita abana bari kubakangura ngo babyuke banywa amata. Have to wait till 3 o'clock. uriya musore ntagarenze pe gukubita George Foreman byanyoroheye. I will fight George Foreman. George Foreman mumenye nzarwana nawe aho tuzahurira isayariyo yose yaba mu muhanda yaba muri ringi yaba mu rugo namusanga nkamukubita uwo ni Muhammad ari nuko yagiye kuri televiziyo ni kuriya nyine ushotora heavyweight champion uramushotora yasara rero akakwemerera amahirwe ngo murwane wamutsinda ukabumukuyeho umudari ubundi champion baramushotora bakamutumira ngo barwane akabihorera agacecekana akabima ayo mahirwe kuko abavuga ati nintanga aya mahirwe nta nyungu n'indi bubikuremo ndaraburiza. Muhammad yari yatangiye kujya ku mateleviziyo agashotora George Foreman. Umwana asigaza na famiye akayitembereza urugo rw'inyikisi ni musaza wacu yarakize muri bashikiwe dora mu modoka muri mama imodoka rero Own personality. iyi modoka izajya gutwara ushaka kujya hose mama mufite imodoka eshanu. Where do you see my garage? Mama hari n'izindi muri garage yanjye. Yesu Kristo mama yamenye no kwambara gafime wabonye ariko yaravunitse yari umukecuru w'umukene none ubu yamenye gushyiramo ya mabubu bayita maki harya agashyiraho n'agafime umwana yaje gukira. Mama On the grill all day for y'all. izi nyama ninjye wazitetse uyu munsi.
sinkoresha ku nyama notsa nivumburiye niyo nshaka kujya mba ako kantu gate mu gutwi. George Foreman iyo yabaga ari gukora ari kotsa inyama ku mwingagari zotsa inyama muri weekend, hari isosi yo yari yaravumbuye yikoreye yashyiraga kuri izo nyama gaha abashyitsi be bakarya. Famiye asigaye itumira mu kuri weekend bagasangira. Abantu basangiye ubusa n'ubundi nta kuntu batasangira ibintu byabonetse, bagiye basangira baga imwe ari abantu bangahe, baga none nta n'ibiryo biyirimo. Give me my birthday, baby. Yeah. Dorakana yaje no kubyara, sikia afite amafaranga. Happy birthday. Isabukuru nziza mwana wanjye. Ngese kutama kabisa. Nuko kamuha mwikiza naje gusanga imihanda ari abandi bana bakurenza. Hey everybody. Si cyamamare. Ari ibyamamare bitiyubaha njya mbibona nina njya mbibona. Ariko nibiki ibyinshi biriyubahina. Let's thank God for the food first, yo. Reka tumaze dushimira Imana cyane cyane bwa bwamamare nako nta bwamamare burimo. Not God. Good. Mama wishimira iby'Imana. Bari we udusengera. I like the way you say it, Mama buryo bivuze ndabikunze. Me and Charles have something we want to tell y'all. Jye na Charles hari ikintu dushaka kubabwira ni mushiki we. We're having a baby. Tugiye kwibaruka. Mushiki we nawe yari yarabonye umugabo agiye kuzabyara abana barakura bakubaka ingo zabo bakaba abantu bakuru. Congratulations. Felicitation. Murakoze. Harera Imana abana barakuze bashiki bari kurongorwa n'abagabo bari seriye nabo babaye seriye bameze neza ibintu nibigiza. Ari telefone ya Sony. Umugore aza kuyitaba. Hello. Hello? Stop calling this. Wandaya wenda kuyamye ntuzongere guhamagara mu rugo rwacu. Kera telefone zigendanwa ntago zabagaho ngo ihabara ryawe niri guhamagara kuri phone yawe umugore nabimenye. Ryahamagaraga kuri telefone yo mu rugo wagira ibyaka umugore akaba ari uyitaba. Telefone zigendanwa ubundi zaje gusayidira abantu b'imico mibi. So Des. Yes, sir. How's my money doing? Amafaranga yanjye ameze ati. Pouring everything in the rock. Amafaranga yawe turi kuyagura imigabane tuyashora hirya no hino ku buryo rwose uzapfa udakennye. Fisha amafaranga rikaba bafite abantu birukanga ku bintu byo gushora bakamenya bayashora. Ali Show been talking a whole bunch of mess on TV. Bragging about which round he gonna knock you out. Umva hari ikigori kimaze iminsi kizenguruka kuri televiziyo cyitwa Muhammad yari kivuga ngo kizagukubitaho muzahurira. Iki batangira kumuserereza. It's cheap. Avuga ariko kuvugura bizi biraciriritse. You know what they say about pretty boys back in the fifth wards. You can't take a punch. Yes. Yaje anasanga umugore yakunguye. Fita amahabara umugore yakunguye. Everybody's ready for dessert. We abantu bakeneye dessert. Tell me their names so I don't have to stand there holding. Cyumbwira amazina y'amahabara yawe kugira ngo nazajya ntegereza mu rugo nk'ikigoryi bakampamagara bakumbaza. What are you talking about? Uravuga ibiki? You think I didn't know? Uracika ko nazabimenya? I don't have time for this right now. Hagiye mfite kiyi imikino yawe mada. Ibintu byanyu by'amadrama. I have time for. Ahubwo ninjye utafitiye igihe. Umugore yarakaye. How many have there? Ese basi hasigaye bangahe guhamagara hano ubundi ufite amahabara ngahe noneho imihanda. Umugabo ari gindi. Even look me in the eye. No kundeba mu maso byakonaniye gize isoni. 5 million fight coming up against Ali. You think mfite miliyoni 5 banyishyuye miliyoni 5 z'idolari zo kugira ngo urwane na Muhammad Ali. Wumvisha amafaranga ariko bishyura bano bagabo. Miliyoni 5 z'idolari ngarwane na Muhammad Ali. Umurwano umwe gusa. drop my life for you so that I could play seconds? Urakeka njye natanze ubuzima bwanjye kugira ngo nze gukina ibi bintu by'amafuti. Fine before you came along. Oh, so you don't like this life now? Ubuzima nagwaye se nago bukunyuze. I give you everything. Nagwaye buri kimwe nagwaye amafaranga warakize ariko nago watuma umuntu yigira mu gasozi rimwe ngo yumve ibyo ari byo. I don't want everything. Ibyo byose uvuga wamaye ntabyo nkeneye. Hari abagabo nyine nabo ba fake yumva ko kuba afite amafaranga yahaye umugore buri kimwe yumva ko ibyo bimuha uburenganzira bwo kuba yacu umugore w'inyuma. Wapi? Byo nubumayibobo mwabagabo. Ningeso mbi. I want you. Nje ntabwo nshaka ibyo byose uvuga. Icyo nshaka ni wowe. Ni weho nakunze. Ariko ngiye uramfite. Situbana. Look at me. Ndeba mu maso. Nk'ikigabo akishinja amakosa nyine cy'ikinyabyaha nticyamureba no mu maso gifite isoni gisigaye kimucinyo. Look at me. Ndeba mu maso umugabo afite isoni z'ibyaha buriya ariko umuntu ufite isoni n'iz'ibyaha byahani byaha yakoze ibyaha abahungu bakora babahitinze. Just like I thought. Nkuko nabitekerezaga kabisa. Umusore yari afite umurwano na Muhammad Ali. Bimeze bite? Barakwereka
kereka muri Kinshasa icyo gihe Kongo yitwaga Zaire muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri Kinshasa byagenze bite niho umurwano wahuje George Foreman ndetse na Muhammad Ali wabereye wari umurwano George Foreman ni wari champion w'isi Muhammad Ali umudari nawe yigeze kuba champion w'isi ariko yari wambuye na Joe Frazier wari wamaze kwamburwa umudari nawe na George Foreman uwo murwano wabereye muri Kongo icyo gihe hitwaga Zaire uwo murwano watewe inkunga na Mobutu Sese Seko wa Zabanga Marishari uwo murwano rero uteye inkunga yamanutse muri Zaire niwo murwano wabereye n'umurwano w'amateka na n'uyu munsi abantu biga mu mateka cyane cyane abantu bakurikira iby'amakuru kuko n'umurwano uyu munsi bawita Rumble in the Jungle nushaka ugiye kuri gugwandikemo Rumble in the Jungle urahita ubona uwo murwano w'amateka wabayeho kurusha indi mirwano yose yitera amakofi yabayeho wahuje George Foreman na Muhammad Ali uwo murwano wabereye muri Zaire watewe inkunga na Mobutu Sese Seko wa Zabanga yamanutse muri Kongo urabona amafoto ariko ya Mobutu hano hose ko yabaga hari Mobutu icyo gihe bari bamugira inama baramubwira ati biriya bintu bizateza imbere visit Kongo nuramuka ukoze uriya murwano ukabera inaha isi yose n'umurwano ibihanze amaso bizatuma igihugu cyawe kimenyekana kandi ibyo bintu kuko byarakoze kuko uyu murwano wuje Muhammad Ali na George Foreman warebwe n'abarenga miliyari kandi hari muri 74 ariko uwo murwano warebwe n'abarenga miliyari kuri televiziyo live bawureba ngira ngo uri kumva ukuntu ibyo bintu Mobutu Sese Seko yakoze yari diro nzima abona rero abantu bishoreye muri ya makipe kugira ngo yambare visit Rwanda mukagira ngo ntibaba abaza imibare si yose biri kutureba oya nyakubahwa hano tuba twazi ibikapu mu bamuri aba boss umutoza watangiye kubona icyubahiro umwana bari baje kurwana umukino wagaze miliyoni 5 z'idolari watsinda kandi arabaguha yawe watsindwa uyacenyereyeho umva turaza kuba turi kurwana nk'ikinyugunyugu tujya tumudwinga nkuru yuki rebe umva uriya musore ndaza kumukubita kuko ntago yabasha gukubita ikintu atabona ntago ari buze kuba mbona ndaza kuba ndi hirya ndi hino George Foreman ari guceka ko yankubita ariko ntago yabishobora yageze anasanga Muhammad yari yateranije abanyamakuru bose bandika ibintu bya siporo babayinga n'abarugaju bakseri bose yarundanije n'abaruvuyanga ariko babwira ati ndamukubita yoberwa ibimubayeho umuntu bita Muhammad Ali iyo mwajyaga kurwana yarakuraburizaga akagusebya akakuvuga nabi ku buryo mujya kurwana ufite umujinya ukanabwanuka nabonye ukuntu akubita Joe Frazier mwambura umudari arwana gutya arwana nk'abamama bya bipfunsi koko byuriya musore niko biza arwana nk'abamama ntago ari kuri abarwana ntago yankubita sibyo bandini Joe Frazier yabamukubise nabi yamuteye udupfunsi nk'utw'abamama twagutya kabisa azengura kuri ogiye nongere arwana nk'abamama yarebye ukuntu Muhammad ari kumusebya mwese mwandika ibintu bya siporo mwabajinga muricuza kuba mwarashatse kugaragaza kuri ya mwana Foreman ashobora kuba ndusha kurwana George Foreman ntago ari champion mushya he is the new champ ahubwo ni ikigori gigisha ntago ari champ ntago ari new champ ahubwo ni new champ ni ikigori gigisha ntago ari champ mushya ntago ari champion mushya and he can't box ntabwo azi kurwana agenda gutya atera ibipfunsi nk'umumama sinziriye hindukiye abona uwo yari ari kuvuga arahari Muhammad Ali cyamamare we was just talking about it twavuga ngo ndi muntu utari wowe abanyamakuru baraseka ibyo nabyo ni ukugushotora ntago ari twavugaga kandi yagusuzugura George nawe tubwire gira icyo tubwira tura abanyamakuru ibyo turabyandika nawe tubwire ibyo tubyandike hari ababa na kamera zabaga zibifata Foreman ni umwana wakuze ari umurakare utaragiraga ino mikino ya ba Muhammad Ali areba Muhammad Ali uyu umukino wanyawo wabaye muri Kongo utsiga n'amateka muri Afrika cyane cyane igihugu cya Kongo cyahise kimenyekana Zaire Foreman yarebye abanyamakuru yitacaho ntago yavuze gusa na Muhammad Ali yikanzemo boxes how he does interviews nimba turi buze kurwana nk'aka kanya tanzemo interview ndamukubita mu gihe gito short night we gonna get it on because uriya muginga rega ntago twamerana neza nukumukubita neza Muhammad Ali arambabaje Foreman uburyo kubita ashobora gukubita Muhammad Ali akaba yajya no muri moruga agapfa reka abanyamakuru ba siporo bavuze dore muri stade yo muri Kongo niho tugarutse Muhammad Ali ibi ni ibintu byabaye uyu mugwano bawitaga ngo Rumble in the Jungle Ali Bumaye
Ali Bumaye muri Kongo nta rindi zina baririmbaga Muhammad Ali ariko bakavuga ngo Ali Bumaye. Bumaye bisobanuye ni ijambo ry'iringara, ni mwiringara bivuze ngo mwice cyangwa se murangije. Mbega bari kuririmba Muhammad Ali niwe bafanaga abantu benshi bikundiraga Muhammad Ali kubera yatangaga show. Ntabwo yari nka zino ndwanyi ziza zirwana zitavuze. Yarabanzaga akaryoshya ibintu akavuga gasebya zindi ndwanyi ku buryo abantu babona kashimishije nyine abantu bakunda umuntu n'abanezezamo. Abantu rero niwe bakundaga muri Kongo niyo mpamvu bahise bamuhimba Bomaye. Mbega baririmbye Bomaye ari Muhammad Ali ahava ajya kwita iryo zina Bomaye. N'ubu ku mazina ye kariho ka Bomaye uyu arabyumva. Stade yose iri kuririmba Ali killer. Ali mwice niko bari kuririmba. They want. Barashaka ko Muhammad Ali anyica. Arabwira umusekirite uri hano. Umuzayirwa. Foreman. Bumaye rata nawe umwice. Bumaye. Ni ijambo ry'iringara rivuga ngo mwice. Bumaye. Yeah. Gusa biba bibabaje dore umujinya dore ishyari ariko uzi kujya kurwana n'umuntu muri stade bose ariwe bari kuririmba we batari kukuvuga kandi byitwa ngo niwe ufite umudari wo kuba champion w'isi ariko ukabona abantu nago bari kukwiyumvamo bari kwiyumvamo umuntu mugiye guhangana udafite umudari ariko none Muhammad Ali yaramutanze kutunga urwano warabaye ku itariki 30 z'ukwezi kwa 10 mu 1974 bari kurwanira heavyweight title niko babyita. Ali Bumaye nicyo kintu cyari kiri kuvuga muri stade mukubite nk'igisamaga murangize burundu. Ali Muhammad Ali ni umusiramu wa nyawe wabanzaga agasenga niwe muntu buriya wagiye unamamaza idini rya Isilamu cyane yarabanzaga agasenga Allah wa Akbar. Most of us don't expect it. Ibintu yakinishaga Allah ntagabamo. Well, Frank, Ali is certainly the big underdog, but he and the country have adopted the phrase Ali Bumaye. Ali Bumaye. Killer. Yeah, 32 years of age. Katurebe. Muhammad Ali w'imyaka 32 ese araza kuba yabasha gukwepa ibipfunsi bya George Foreman. Muhammad Ali ari gusenga kasenga cyane ko karaza gukenera amahirwe. To bana bavayo ifoto ya Mobutu Sese Seko nawe yakundaga ikintu bita ifoto. Buriya mu makosa ukora ifoto ntuzayibagirwe. To Mobutu yabaga yaje kurya ifoto nawe yari ahibereye uwo munsi. To Rebe dore igipfunsi igipfunsi Muhammad bamushyira ku migozi barakubita. Muhammad batangiye kumutamu. Muhammad yari muremure yagumaga hamwe yarazwe ku bintu bita footwork yabaga ajya hirya garuka hino ku buryo utapfa kumufatisha. Muhammad batangiye kumutamo bya bipfunsi yasuzuguraga bya George Foreman. George ntabwo uzi kurwana n'ibyo ufite gusa. Umuntu bita Muhammad yarakurakazaga uramukubita akajya kubwira ati ni ukurwana kutera ibipfunsi nk'iby'abamama kandi uri kumukubita ku buryo yakurakaza ukanamwica. Niko Muhammad yarari ariko amateka ye tuzagaruka uyu munsi turi kuri George Foreman. Komeza umukubite niko abatoze bamubwiye ati komeza umukubite uyavayo. Ari akabwira abafarati muririmbe Bumaye avayo. Muhammad yari umusore ntugira ngo ajya ku migozi. Muhammad yari kuki ari kujya ku migozi ese nukubera imbaraga za Foreman ziri kumugumisha ku migozi. Umusore yarakubise ajya kuri Muhammad yarakubise. Muhammad yari va ku migozi barakwicira. Muhammad aguma ku migozi ari yarakubiswe. Told me you was bad, George. Let me see it. George nukurwana nk'abamama wagiye ukubita. Ari ageze kuri round ya gatatu. Muhammad Ali uyu murwano wose yawurwanya ari ku migozi akigumira ku migozi. Nyereka icyo ufite. Muhammad Ali wisuzugura umuntu. Muhammad Ali yari yabigize imikino akajya abwira George Foreman ngo rwana ikarakaza Foreman mukubite. Muhammad Ali wabonaga adashaka kurwana ari ku migozi gusa byanze neza. George Foreman yarakomeje arakubita. What's my name? Bring it up. Nitwa Muhammad Ali uyu yarananiwe. Round ya 4 va kuri iyo migozi wa kigorye Muhammad Ali barakwica. Muhammad nawe agatera. Going right back to the ropes, George. Come and get me. Yangu inkubite ture nimba ufite imbaraga zo kunkubita. Ni Muhammad Ali ari kubwira George Foreman ati nkubita ture nimba ufite imbaraga zanshobora. Yagakubita Muhammad Ali yamuretse ngo kubita. Wicyo yakoze ni ukubana isura gusa kugira ngo ibipfunsi bitagera ku isura ndagakubita muntu. Rwana se ture. Negasani. Raundi ya 6. Kuva kuri iyo migozi Muhammad Ali
izi rawundi zose ziri kuba wagira ngo nako ntabwo ari wagira ngo Muhammad yari ntago yarwanye we yaraborotse gusa boroka imbavu ze aboroka n'isura kugira ngo atagira igipfutsi kimujya ku isura umutoza arikangagira mu ubwoba. Rawundi ya 7 umuntu uzi ubwenge nka Muhammad yari kuki atari kurwana ari kwegama ku ntararwana na rimwe kuva match yatangiye ntararwana wari kuboroka gusa yaborotse imbavu n'isura igipfunsi ari yamutaye igipfunsi umusore yatangiye kunanirwa Foreman barambwiye ngo uzi gukubita ariko ndabona utazi gukubita man nakuretse ngo ngubite none biri kukunanira. Change the tenor of this fight. Abafana nabo bati ari yamutayemo igipfunsi cy'isura kizima kira kibarwa kurusha buri abayahereye karakubita mu nda. Komeza umukubite umva umutoza komeza umukubite bumaye dore cya Muhammad yari cyakurakaza cyabaga kiri ku gatwiko bumaye ninjye bavuze nta no kwicara we ntago ararwana ntago ananiwe yaretse undi arakubita bumaye ngiye kumurangiza niko George Foreman yavuze ati ngiye kumurangiza ngiye kumukubita bya bipfunsi byanjye murangize. Uyu asa nk'uwananiwemo buriya we ntago arananirwa ibaze ko atanicaye rawundi bayisifuye ntabwo yigeze yicara kuko ntago ananiwe ntago yigeze arwana. Rabe rawundi ya 8 Foreman yaje avuga ati ngiye kumurangiza noneho. Rabe tera igipfunsi tera ibindi tera ibipfunsi by'imbavu Muhammad yari abanisura yarayirinda n'imbavu ze yarakubita. Muhammad ari ntago ari kurwana suri yarakubisa arakubita biranga yananiwe Muhammad ari na ese ati George Foreman warumenyere ku bipfunsi biremereye ari gutera igipfunsi nkaho none akabara gasigara yananiwe. Maybe this is what Ali was ari menyera ibyo Muhammad ari yarari kumubara ngabanza nanirwa abone kumwataka. George yananiwe Muhammad aracyari wese niyigeza kurwana birarushya. Muhammad ari batangiye kumutera ibipfunsi bidafite akabaraga Foreman ari gutera ibipfunsi bidafite akabaraga yananiwe. Muhammad aramutama igipfunsi kizima yaramubaza yananiwe punch yamubaza yananiwe yamuretse arananirwa kukaramuzi. Iki gipfunsi cyagiye mu mateka iki gipfunsi neza iyi migwira ubonye Foreman uburyo aguyemo byagiye mu mateka. Muhammad ari yaramubaze yananiwe Muhammad ari yagukubitishaga umunwa akakurakaza akagukontorora mu mutwe ugatwarwa n'umujinya yabipanze akaza kukurangiza igihe ashakiye. Muhammad ari yarwanishaga umutwe bano bantu yabarushaga ubwenge nibyo mbabagira punch non stop garura ikindi kubita igipfunsi cy'amateka cyasigaye mu mateka. Urebe ukuntu amanuka yamanutse urebe ukuntu amanuka adandabirana. Ibi bintu byasigaye mu mateka Muhammad arakajya bitangazamo inkuru none akajya mwigana ukuntu yaguye nawe akabigwa. Urabizi none yanagukubise George Foreman utarakubitwaga yikubise hasi. Ali Bumaye 4 5 6 7 8 9 10 bari bazo utarahaguruka. Yes Ali Bumaye Muhammad yari burani bakubwira indwanyi zabayeho ukumva bamugarukaho nk'umunyabigwi aba yarateguraga. George Foreman umudari yari yaravunikiye ubuzima bwe bwose ngabe champion w'isi. Ali Muhammad yara umwambu one way my whole life ati ubuzima bwanjye bwose nabayeho uburyo bumwe gusa to hurt kubabaza abantu to knock down gukubita abantu zakaho bakikubita hasi nibyo narinze nari imbere yo kurimbura. Uvuga n'uyu ati nicyo kintu cyonyine narinze gukubita abantu bakajya hasi nkabarimbura. Umugabo yaratashye ubwo abavuye ku kazi nyine yatsinzwe nawe urabizi. It became all I could see. Ibyo bintu byonyine narinzi nibyo nabonaga ko mbere yo kurimbura abantu no kubakubita. And to everything else. Naje gushiduka nabaye impumyi ku bindi bintu. Papa nzakubona ryari. Umugabo yatashye yakubiswe. Yaricaye yariga yakubitanye n'akagabo gafite imibare kamutanze muri ibi bintu byo kwamamara kitwa Muhammad ari kigeze kuba champion w'isi kagatakaza umudari karongera urumva kabonye amahirwe yo kuyisubiza kaba kaza ukuntu kabigenza kamukubitiye mu mibare. I told you I'd get to it.